Nsisano Ronald wari umusukuti w'u Rwanda ukorera muri groupe Amarante seminari yo ku Rwesero, nkaba naje kwifatanya n'abasukuti bagenzi banjye hirya no hino kuramira abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 32. Hano ku rwibutso rwa Nyanza mwasobanukiwe amateka agiye atandukanye, hari byinshi byahabereye, mufite ubutumwa waha cyangwa muri amwe mu mateka mwasobanukiwe n'iriya somo. Tugera hano badusobanuriye ibintu byinshi byabereye hano, aho hari imibiri isaga 15,000 ishyinguwe cyangwa iruhukiye hano mu Jenoside ya Nyanza. Batubwiye byinshi byerekeye n'uburyo babavanaga, abenshi bari bari mu Kagarama, za Sonatube n'abari bahuriye muri Eto Kicukiro, bose barabazanaga bakabazana hano kuko hari ikibateri cy'umujyi. Bakavuga ko rero kuko babitaga inyenzi babazanaga hano kuko babagiraga nk'aho ari umwanda. Rero mu bintu twize ni uko amacakubiri yagejeje kure nyine igihugu cyacu cy'u Rwanda, ari twe rubyiruko tugomba, nk'uko ejo muri ya past initiative bavuze ko the stories that we are told became ours, ko inkuru twabwiwe zabaye izacu bwite. Niyo mpamvu urubyiruko tugomba gusenyera umugozi umwe, tukamenya aho twavuye, bityo bikaduha n'intego y'ubuzima imbere yacu. Akaba ari yo mpamvu ushishikariza urubyiruko rwose kumenya amateka yacu no kuyasigasira, nk'uko Inkotanyi bari bato batari gito ariko babasha kubohora cyangwa kubyara u Rwanda bundi bushya. Ari nayo mpamvu natwe tugomba gusigasira aya mateka, natwe tukabyara abacu bari imbere kugira ngo nabo basigasire amateka yacu mu Rwanda. Urubyiruko u Rwanda rw'ejo hazaza, ese mubona hakwiye gukorwa iki ndetse no kuba gifite ingengabitekerezo ya Jenoside, nk'urubyiruko mwiteze gute guhangana nabo? Ejo bundi muri ya past initiative Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko hari benshi bakunda kubegera bamubwira ngo u Rwanda cyangwa Abanyarwanda dukunda gukabya mu bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu 1994. Rero twe nk'urubyiruko cyane cyane dushishikarije ko tugomba kurwanya abo bose bahakana cyangwa se bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu 1994. Turiteguye kandi izo nkuru zose ababyeyi bacu batubwiye tuzi ko ari ibintu byakomereye u Rwanda cyane, kandi twiteguye guhashya icyo ari cyo cyose nk'u Rwanda rw'ejo, guhashya ingengabitekerezo yose n'abo bapfobye bose. Tugomba gukoresha cyane cyane imbuga nkoranyambaga zacu uburyo budahakanya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse tugashishikariza nabo bose batazi ibyabereye hano mu 1994 kumenya uburyo bwimbitse. U Rwanda rw'ejo hazaza murwiteguye gute muri yacu? U Rwanda rw'ejo hazaza nk'uko nabivugaga, urubyiruko twavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nibyo ntabwo twigeze tumenya ayo macakubiri yabaye. Twavutse mu Rwanda ruri kugenda rutera imbere, ariko ababyeyi badufashije kumenya ayo mateka nyine. Nayo niyo mpamvu tuvuga ngo mu myaka nta nubwo ari 5 gusa, imyaka 10, 100 tuzaba tuzi ko ibyabereye hano mu Rwanda bitazongera ukundi. Kandi nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kubivuga, u Rwanda ntiruzongera gupfa kabiri, ntabwo Abanyarwanda bazongera gupfa kabiri. Kandi nabyo ni ibintu twamwumviyeho kandi tuzakomeza gusigasira amatwi.